ya batura Rwanda ndabararikira gukomeza kwirinda coronavirus mukaraba intoki kenshi gashoboka kandi mwibuke no kwambara udupfukamunwa murakoze Yeriko ubwira abantu badukurikiranye kano kanya ko bagomba kujya kuri channel bagakanda like na subscribe kugira bajye babona ibintu byinshi bigezweho biri update ya KWP250 manika KWP250 magana 50 magana 50 yonyine igendera platform so ingi ntabwo nayigize yonyine kweri complete na nuza yayo na armling yayo so mu madorari ubwo byari ntabwo byoroshye kuba wafata amafaranga yashyira ariko ubwo byari nk'amadorari 50 Bruce Melody kubera ko ni hardworker ni munyakazi niki wigiye kuri Young P niki cyatumye utandukana naye no now fulfill my request, never care about the less. Now I'm winning the test, stop screaming it yet. Keep trying for future, I'm on the point of return. All I see is the lie on the lie. What I meant today is no what it says today. Time is running out, everything's so first. Now I'm losing my balance, I don't tend to be that. Man, I'm in the shit, that's right. Me in the dark, but me and Penambra never wish to be young, but need to care about the other. Now we stop our phone. I'm something like that. You will tune. Mumuziki makosa ni menshi. Uzazi cyo cyose cyakwa cyakugoye. Nongeye kubasuhuza mwese muteze amatwi ndetse murakurikiranye platform KWP250 nkuko bisanzwe n'ahandi hano turacyari mu mujyi wa Musanze cyangwa se nkuko nabikubwiye uyu ni umwanya cyangwa se niwo mwaka 2020 niwo mwaka wo kugira ngo nkwereke byinshi cyane wahishwe cyangwa se byinshi cyane tigeze ubona ku Yanima TV cyangwa se Yanima online channels ingi kurikiranye ni platform KWP250 nkuko nabikubwiye ubu ngubu n'ahandi hano turi muri A to Z record cyangwa se turaho bita mu kajuru gato nkuko bahitiriye ubwo turaza kuganira hashinze araza kutubwira byinshi ku muziki we araza kutubwira byinshi kuri A to Z araza kutubwira byinshi by'uburyo ki batangiye urabona ibikoresho bafite kuri kano kanya araza kutubwira byinshi bigiye bitandukanye wowe kintu nakubwira ni kimwe kora subscribe ubundi tujyane neza mu kiganiro BNS natangira nkwakira kuri mikoro za platform KWP250 murakoze kunyakira yaman BNS hashize igihe gito nje mvuye hano ariko nje nageze nsanga harimo itandukaniro bijyanye n'uko nenda nasize nuko bijyanye n'abandi bantu uko bagiye wenda bahasiga ariko umuntu utahaherutse ntabwo yamenya ko bameze gutya ndagira ngo uduhe urugendo mu ncamake urugendo rwa A to Z kuva kuri A to Z ya 2018 2010 kangahe ntabwo tuzi ngo wenda mwatangiye gukora ryari ariko ubwo bibaye byiza waza kutunyiriramo neza uduhe urugendo byagufashe kugira ngo uve aho ngaho twe tutazi cyangwa se n'abandi bantu badasobanukiwe neza ugere kuri kano kanya ugere hano hantu uri ube BNS ufite studio imeze gutya ube BNS kuri ako kanya ufite abahanzi ufasha ube BNS kuri aka kanya wifashishwa mu marushanwa agiye atandukanye nk'umujaji cyangwa se nk'umunyamurampaka cyane cyane mu gushakisha impano ndagira ngo uduhe sample cyangwa se utuganirire mu ncamake urwo rugendo rwatangiye gute byatangiriye he utubwire muri make ni ingufu zingana iki byagufasha kugira ngo ube urakuri kuri kano kanya okay urakoze undi urebye ntabwo biba byoroshye urugendo rwari rurerure so waciye imyaka myinshi pe ntabwo ari imyaka mike ntabwo ari ibintu biba byoroshye nk'uko twese tubizi ntabwo biba byoroshye turareba A to Z igitekerezo cyaje kera ntabwo no kuba yabaho byo nibyo bisa nk'ibyatwaye igihe bitewe n'uko n'ahantu n'abari cyangwa se n'ukuntu ibintu biba byifashe muri icyo gihe kuko urabona nibwo umuntu yari agisoza amashuri yaciyemo igihe gitoya ubushomeri ibintu nk'ibyo byose ariko igitekerezo cyo ni icya kera ariko A to Z urebye ubu ngubu uyu mwaka ni wa gatatu iri mu kazi nyine ikora so
mu by'ukuri mu ntangiriro ntabwo gutyo byari bimeze noneho gake tugenda bishoboka nyine ku bushake bw'Imana no gukora cyane. Urebye ntabwo twatangiriye ahangaha, twatangiriye ahandi hano hirya gatoya, nta nubwo hanganaga gutya, nta nubwo hasaga gutya. Urebye buri kimwe hano ni gishya ku bantu bazi A to Z gitangira. Ati urebye buri kimwe hano ni gishya ku bantu bazi A to Z igitangira. Aho ngaho bineye kwibaza ubundi A to Z cyangwa se studio A to Z, tuzi ko cyangwa se twamenyeshejwe ko harimo label. Iyo label ifite abahanzi bangahe? Abo bahanzi baziyemo icyarimwe label igitangira. Label yatangiye ryari? Utubwiye ko studio imaze imyaka 3. Label yatangiye ryari? Studio A to Z yashinze label ryari? Abo bahanzi bagiye bazamo gute? Abo bahanzi ni bande? Urebye ko A to Z kiza yaje mu rwego rwo kugira ngo habe ari ibintu bimwe na bimwe yagenda ifasha abantu cyangwa se tugafashanya. So nubwo ngo yaje deja abambere bo bari bahari banarimo, kuko igitekerezo cyagiye no kuza ari uko n'ubundi bahari. So A to Z yatangiye ari studio ariko nanone ifite na label, uretse ko bamwe bagiye bazamo gake ariko still bamwe bari bahari tu. Okay, ubu ngubu A to Z ni label imaze kugira byinshi maze gukora. Hari amavideo, hari concert, hari ibintu byinshi. So ubu ngubu ni abasani muri label, harimo abasani 5. Ubu ngubu ni 5 ariko ndakeka ntabwo bigeze barenga aho ngaho, ariko ntabwo ariko bose baziye rimwe tu. Gake uko impano zigenda zigaragara nako bagiye biyongera. Uwa nyuma uheruka kuza muri A to Z ninde? Yaje ate? Ni ikihe kintu kidasanzwe wamubonyemo kurusha abandi? Kuko hano uhura n'abahanzi benshi, uhura n'abanyempano benshi, ariko uravuga uti uyu nguyu we agomba kuza akajya muri label. Kandi si ukubera ko wenda atari wenyine wari ubuze ubushobozi, hari n'abandi bahanzi benshi nzi cyangwa se n'abandi bantu bagiye bazi bajya mu mastudio, ariko ugasanga umuhanzi yirinze n'impano arayifite n'iki, ariko ugasanga label cyangwa se ahantu agiye hari label yumvaga ko wenda nagera agakora neza bizo kumushyira muri label ntago agize ayo mahirwe. Uwo wanyuma uri kukuza ninde? Niki kidasanzwe mubonyemo cyatumye uvuga uti uyu nguyu ngomba kumusinyisha muri label yanjye? Okay, so ubwo ngaho ngomba nene. Okay, mu bahanzi waje nyuma ni Bruce. Waje nyuma ni Bruce. Bruce the first. So ni umuhanzi uri talented. Zibyarimo muri kariya music harimo neza, kandi n'ikindi kirenzeho afite n'indi talent. Afite utuntu twinshi ashobora kuba yakweditinga utuntu runaka, yakora amafoto, yakora. So twebwe icyo tuba dushaka ni abantu bafite gahunda, bafite talent, bazi ibyo barimo. So any type of career cyangwa se talent, twebwe n'uvuga ngo tuba tugomba byose kubifata tukabishyira ahantu hamwe bikavamo ikintu kimwe kizima. Bikavamo ikintu kimwe kizima. BNS njyewe mu byo numvise, ariko kano kanya ndi kumwe nawe uraza kubimbwira neza cyangwa uraza kubinsobanurira neza. BNS yatangiye ari umuhanzi, yakoraga iyenjyana. Nibyo njyewe n'ubu ngubu ndi umuhanzi, ariko ntabwo ndi umuhanzi, ndi umunyamuziki. Njyewe nkora umuziki. Ubwo ni mubwira ngo umuziki ni umuziki, ni bijyanye n'umuziki byose. Ibijyanye n'umuziki byose mu gihe cy'itangira cyane muri ya myaka nyine, ya myaka ukumbwira ati nari nki high school ibintu byari bikomeye. Icyo gihe wararirimbaga, kandi kiragiye buriya iyo umuntu aririmba cyane wenda bijyanye n'imyaka barimo n'amaraso ya gisore, ubusanga wenda bamwe bavuga ati ngiye R&B niyo njyana yanjye, abandi usanga bavuga ati hip hop niyo njyana ngiye nkora neza nkumva ndatuje. Wowe muri icyo gihe muri iyo myaka yawe ndagira ngo ugerageze wenda ubwire abantu bakurikiye platform Akeda Group 250, wowe muri iyo myaka wakoraga iyihe njyana nyine, yanjyana wumvaga ko ariyo yaho nyine abantu baravuga ngo King James umuntu agahita amurokasa muri R&B, Jay Polly umuntu agamurokasa muri hip hop, Kamishi umuntu agahita amurokasa muri Afrobeat. Wowe muri icyo gihe wari uhagaze? Okay, urebye ariko n'ubu ndacyari umusore tu. Ahubwo urebye njyewe
ntabwo nakoze muzika ariko nsoje high school. No muri high school narayikoraga. Ibyo aho ngaho niyo cyangwa kugira ngo tujye mu njyana none cyo wibandaga. Urugero rwiza ruhari kiza jya nuko muzike Ewana nayikuriyemo. Muzika yayikuriyemo turabyumva kandi turanabyemera. Nayikuriyemo cha n'ubu niyo mbamo. Niyo mbamo. Bitewe nuko ngiye nyiri umwana nari mfite umuntu wabikoraga. Akakunda abana bafite amatsiko yo kumenya buri kimwe. Muri famille harimo umuntu wakoraga ibintu by'umuziki. Exactly. Ngiye nabikuriyemo ni ibintu bye. Yari iki cyawe? Yari papa wawe? Yari mama wawe? No. Okay, ya ni ngao ni uncle no ngiye mubereye uncle. Mubereye uncle, okay. Ngiye mubereye uncle ariko nyine aranduta. Ni mukuru. Uwo mubereye uncle ariko arakuruta ni mukuru. Wanze kutubwira ku njyana ariko noneho ngewe. No, ntago nanze kuvuga injyana. So, okay. Ni uncle wanje. Muri ico gihe yakoraga iyo njyana. No, yari producer. Okay. Yakoraga music. Je cyo je nari umuhanzi. Wari umuhanzi. Icyo je naje ndapa. Waje uri umuraperi. Aho nashaka umuraperi. Naje ndi umuraperi ariko at the same time je naririmbaga. Wari umuraperi unaririmba? Yeah, je uko je na bas nasaga ndapa kala singaririmba. Kala singaririmba. Indirimbo nje yanje nkaza nayikoza ari yanje yuzuye. N'ibintu byagenda. Benes muri rapa yawe harimo abahanzi batanu. Bose nge ndabazi n'abana dukurikiye nawe bamushaka kubamenya mujye kuri channel ya A2Z Music braza kubabona bose indirimbo zabo zirahari. Harimo uwitwa Daymaker, hakazamo Bruce, hakazamo wundi bita Trizy, undi na Pasi. Sabo ngabo hari abahanzi bose ni batanu, bose ni abaraperi. Nawe ukiza ari umuraperi kubera iki ukunze kugaruka cyane ku njyana hip hop kandi abantu benshi wanda tuhavire rimwe kuri icyo kintu abantu benshi bakunze kuvuga bati BNS bra adopt cyane muri hip hop ariko BNS man izindi njyana ntabwo aba yazaye umwanya. Icyo kintu ndagira ngo ukuriraho abantu bakurikiye platform Akeda Blueprint 250 ubaho kuri icyo kintu. Ese hari uburyo umuproducer agenda akaba deep ku njyana runaka abenda akaba ariyo yahengamiraho cyane n'abantu akavuga bati kubera isafite abaraperi gusa hakuru wenda Nganji tubizi tuvuga tuti Nganji kabisa Kenya trap and drop ariko wenda izindi njyana ze ntabwo dukunze kuzumva cyane kubera iki nawe ukunze kumvikana cyane muri hip hop. Ya kuri icyo ngicyo ikintu byari ntabwo kuvuga ngo nibanze ku njyana imwe. At least aho abantu babizi nabi kuko ahubwo most of the time ntabwo nyereza hip hop. Reka wapi kubera iki muri rebo yawe harimo baraperi gusa aho ngaho niho nagusubiza kuko ningi beat iri muri background ntabwo ari hip hop. Iyo uza kuba hip hop aricyo kintu kiri hafi ntabwo kuba nakushyiramo beat ya trap cyangwa se hip hop nyine ahubwo ikintu gihari ni uko talent maze kubona ziri hano hafi abenshi nuvuga ngo wenda niyo generation generation y'iki gihe yinspire muri hip hop. Nuwe muhanzi udakora injyana hip hop Benes abona hano mu Rwanda akavuga ati kabisa uyu nguyu aranyemeza? Mu Rwanda barimo benshi. Uwa mbere ndabizi buri muntu afite abantu benshi ntabwo umuntu ukurikira umuziki afite ariko none ko hari umukuru utabandi. No so muri rwego nuvuga ngo nge ndababwiye ngo mu Rwanda harimo abantu ba Syntax bakora za dancehall bande n'abakivumbi n'abandi buri muntu agiye afite injyana akora sibyo injyana twabamenyemo ariko noneho ntugaruka ku baraperi cyane kubera ko wenda abantu cyangwa se n'iki bijyanye n'ibyo twumvise watangiye urapa nabikubwira mu byiciro. Muri super mu Rwanda sinzi dufite Mega Super Bruce Melody kubera ko ni hardworker ni munyakazi. Bruce Melody ni munyakazi. So noneho muri superstars nyine ariko muri superstars mu bastari baciriritse no nta star baciriritse je nkunda social mura then muri generation je nkunda Kivumbi. Muri generation ukunda Kivumbi. Aho ngaho none ndagira ngo twinjire neza mu ntego cyangwa se muri point A2Z ni studio ni nayo twaje gusura tugusangamo nka producer niwe producer wayo uri manager wayo uri CEO wayo uri byose byayo muri make urumva n'abahanzi bangana iki
baturutse mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi hantu bitwa ko bafite izina nakwita ko riri hejuru wenda ry'amazina hano Musanze bakoreye muri A to Z Music bibaye byiza ukanatubwira uti kanaka ngiye buriya namukoreye akabit kandi aragenda agakoramo hit byari fresh cyangwa se batubwira uti kanaka buriya hari ikintu hari twakoranye ya A to Z buriya biterwa tuko abantu buri wese yize bitandukanye buri wese yize bitandukanye ariko abahanzi baturuka ahandi mu zindi nce barahari kandi noneho ni nabo benshi nimvuga mu zindi nce niwe tumva ngo Gisenyi Kigali no ince zose n'uwango no kurenga imipaka noneho no mu Rwanda barahari ariko so benshi barahari bamwe bamaze no kuba abastar kuko ni same generation bagiye banabikora kandi nanjye bikanshimisha nko kuba umuntu ari inshuti yanjye ari mugenzi wanjye ariko akaba yakora ibintu bigeze ku rundi rwego so hari n'abo ufite imishinga hano so benshi cyane sinzi niba ari na ngombwa ko mbamenyesha ko barahari ntabwo ari ngombwa ngo twinjire mu mazina yabo cyane kubera ko hari impamvu utabamenshonize wenda bijyanye n'umutekano wabo no kugira ngo wenda tuzagira n'abandi bantu wenda bagira babizamo cyane ahubwo noneho njyewe ndashaka kujya noneho nkwibariza Benes ku cyangwa cyawe wibereye kuri kano kanya tukibahamagara wajambaye chain amakuru imikufi myinshi kandi abaraperi ubundi cyangwa se abantu sinakuvuga abaraperi abantu bo mu muziki akenshi umuntu akunze kwambara bifite ibisobanuro cyangwa se ugasanga yambaye ibintu nyine kubera ko bihenze ubundi iyo chain wambaye wenda cameraman aze kuza kwitwerekera abantu neza iyo chain wambaye mu ijosi buriya ihagaze nk'amadolari angahe ndashaka tubere mu madolari dollars okay rege ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye pe gusa iyi ngiyi ntabwo nayiguze ari yonyine kuko yari complete na nuza yayo na armring yayo so mu madolari ubwo byari ntabwo byoroshye kuba wafata amafaranga ugahita uyashyira ariko ubwo byari nk'amadolari 50 chain wambara gusa zihagaze amadolari 50 hari abanyarwanda batarara n'idolari rimwe umubanzi ntabwo nawe wenda bambara chain zihenze cyane hari n'abandi bambara zirenze kubera iki amafaranga mukorera mu muziki akenshi ukunze gusanga abanyamuziki muyafata wenda ntabwo ndibuze kubyita wenda mu bintu byo kwishimisha cyane ariko wenda cadre imwe ari uryano bifata gutya bati abanyamuziki buriya gutya na gutya ubwo ndagira ngo tujye kuri impact mu baturanyi bawe cyangwa se no mu bantu ba hano hafi ku mumaro A to Z yabagiriye byarenze uwo mumaro Benes akaba yambara chains y'amadolari 50 A to Z ahubwo ntabwo ari umumaro gusa ko yakemuye ibibazo byinshi by'abantu ibibazo yagiye ikemura bya generation kubera ko muri byinshi ni byinshi pe ntabwo ariko byose nahita mbivuga ariko nanone umwanya hari nabyo nabivuga gusa bike muri byo icyambere cyo kuri iyi nshuro byari bigoranye cyane kuba wabona studio runaka abajene cyangwa se generation ntoya cyangwa se abantu bari mu rugero ushobora kuba bagenda kuba bagaragariza impano zabo bakagaragaza career zabo zikajya ahantu zikagaragara uretse n'ibyo hari ibintu byinshi ikora mu rwego rwo kuba abantu bagira ukuntu bava ahantu hamwe bakajya ahandi kuko urebye noneho nanjye ubwanjye yarankoze kubera ko ubu ngubu mbayeho neza uretse nanjye n'umuryango wanjye byarandenze njyewe bigera no ku muryango wanjye none uretse n'umuryango wanjye ubu ngubu noneho biri kugenda bigera no ku ki no ku bandi ku ruhande A to Z nyine ni umuryango mugari harimo abacuranzi harimo abadirector harimo abahanzi harimo abantu benshi so abo bose ntabwo ari ukuvuga ngo bashamikiye kuri A to Z kubera ko nta kintu nta kamaro babibonamo ahubwo bahari kubera ko nyine bazi ko hari ikintu runaka nyine bibafitiye akamaro nyine bibafitiyemo akamaro
ufite ni mixtape ni EP ni extended play yawe uri kumwe na Bex HP, shout out kuri Bex. Noneho iyo EP mwabanje gusa n'abayisohoye kuko ndakeka nshingiro nayo nshaka narayibonye muri 2019 gushisa nayo kurangira, ariko none video zayo dutangiye kuzibona 2020 nubwo hasazamo coronavirus n'iki ariko ntago bihagarika wenda gahunda mwari mufite, ntabwo nzi gahunda mwari mufite wenda by the way nuko ngiye nabonye video zayo nyinshi zije 2020 zigasa nayo ariko ziri kugira ku bantu. Iri extended play kubera iki wahisemo kuyikora ukayikorana na Bex utari muri label? Kubera iki video zayo turi kuzibona 2020? Yeah, extended play. Idea ko urabona hari ukuntu umuntu bamuziranye cyangwa se mwararire wana hamwe cyangwa se mwaravuye ahantu hamwe cyangwa se ni mu rwego. Ni mu rwego. So Bex ntago ari umuntu tumenyanye ejo cyangwa ejo bundi, no. Ko naho ngana kugira ngo nari umuhanzi nakoze umuziki, so muri urwo rugendo naho Bex twahuriye birangira nisanzwe. Wowe na Bex mwahujwe n'imirongo, mwandikaga imirongo? Twahuye kera cyane. Mwahuriye muri Musanze, mwahuriye Gisenyi? Twahuriye Gisenyi aho twabaga muri Rebel imwe kwa Young People. Noneho rero aho ngaho brand turi kugenda tujya mu kiganiro neza fresh. Abantu badukurikiye kinababwira ni kimwe bakora subscribe ubundi ubashe kubona ibiganiro bigiye bigezweho cyangwa se amakuru agezweho mu karere ka Musanze ndetse no mu mujyi wa Rubavu. Noneho ndashaka none twinjire neza muri Gisenyi. Young P murakoranye igihe kiragira wenda uravuga uti Big Brother gutya na gutya nanjye kanje iwanjye. Ni iki wigiye kuri Young P? Ni iki cyatumye utandukana naye? No nanga kuma ngo Big Brother kanje iwanjye cyangwa se ngo no nakubwiye Young P ni ntago we twahujwe no kuvuga ngo music cyangwa se kiretse ko wenda nabikundaga ariko narone nkabibona hafi yanjye gusa ura ni mangu ni family ni wa undi watubwiraga ngo uri uncle ni umufamilie. So nuvango uretse no kuvuga ngo music je n'ubungubu famille je turasurana nta kibazo. Ejo ndi yarari hano nanjye nkajyayo nmusura nanjye nahozeyo kenshi cyane n'ubu ndacyajyayo, nyine ni family stuff na beef nachi. So aho ikintu cyabaye ni iki giki jewe twanagiye nkora music. Young P niwe yagiye detecting utuntu twinshi kuri njye akambwira byabishobora. Young P arakubwira ngo umuziki ntabwo washobora? No, ntabwo mbwira umuziki ntabwo washobora. Aka kanya ushobora kuba uri umunyamakuru, je nakuri amavatya uretse no kuba umunyamakuru aba n'umuMC. Just in same case kandi still uracyari muri industry. Byose muri music industry niko ibintu byagenze. Bango Young P niwe wakwinjira numwe mu bantu katovuga ngo niyo kubera ko umuntu kujya kugira agire ahagera hari abayanyuze ku bantu benshi, ariko Young P niwe ufata nk'ibiye ry'ifatizo kugira ngo akari biri muri production nka producer. Man byahatari kabisa kandi nje ndamushimira bivuye no ku mutima yabizi. Ni umuntu w'umusaza birenze yangishije mu buzima bwa PNS. Niriye kosa yigeze akora ikoreshejwe n'igitsina gore rikamubaza? Ikosa urabona nyine umuntu mu buzima bwe hari uburyo nyine ukora utuntu tudevuga ariko none hariyaho nanjye ni nakamenya mu buzima bwa BNS. Rero nawe uri umuntu kandi aravuga ati nanjye ndi umusore muri icyo gihe mu cyangwa se no mu bindi bihe niriye kosa wakoze ikoreshejwe n'igitsina gore kumva nyine mu buzima bwawe nyine twara akantu kangiritse nangore. Kaze ngurugero umuntu aravuga ati wende se undi gutya naciye umukunzi wanjye birambabaza, undi akavuga ati ngiye rwose buriya nigeze kugira gutya ngiye kwiranja n'umukunzi agakingirizo kaba kacitse cyangwa bigenze gutya nyine mba ndahakotoreye. Wowe utuntu nk'utwo ngutwo cyangwa se wenda nataye kofi nasokanye n'umukunzi wanjye ngiye kwishura ndakoropa, wowe utuntu nk'utwo ngutwo nyine ndagira ngo utubwire uduke turi kurangiza kino kiganiro cyangwa ntabwo byigeze bikubaho? Ahanini ngewe mi life nta bintu by'agakingirizo byigeze gacika. Man
hari abantu tujya ducika wenda abantu dukurikiye mumbabarire neza nuko umusaza yaravuze defo nyine yaravuze utuntu ndi kugenda nyine mubwira tumwe mu tuntu tw'utudefo nyine tukigenda tuba ku bantu b'abahungu ugasanga nyine mu gitondo twese ari kwicuza yabasanga yanyweye n'amayoga. Tureke no kuvuga abakobwa basi niwe wabuze iby'abakobwa utubwire wenda no ku mayoga cyangwa wenda no ku bindi bintu nyine defo wakoze mu buzima bwawe ikakubabaza. Wenda ku nzoga birashoboka. Byagenze gute? Ku nzoga bibaho kuba wanga. Ndabizi ko biba nanjye niyo mpamvu mbikubajije ahubwo ndashaka kugira ngo umbwire muri make byagenze gute. Ntabwo byibuka. Man, nyine umusaza arimo aragenda adusha utuntu twinshi abantu badukurikiye mugende mumureba wenda mu. Okay, urumva so ari wenda reka nkwereke hari ibintu bibiri. Haba hari BNS mu muziki. Sibyo? Hanyuma nyuma yo kuba BNS mu muziki mfite n'andi mazina yanjye bwite. Ayo wakoze hakoreshejwe no kuba. Okay, Jed BNS mu muziki. Mu muziki amakosa ni menshi. Umuzazi icyo kibazo cyako cyakugoye. Nyemera tugisimbuke ahubwo twiragize ino interview. Okay, ahubwo ibyo nibyo byiza nibyo saburiye. Nyemera tugisimbuke twiragize ino interview dusoza mu mirongo wanditse cyagiye abantu bataramenya BNS nka producer ukiringana nawe ba Bex Gisenyi ukiri kwa Young kuririmba akubwira ati ariko nyamaze ugene muri production byashoboka. Ndagira ngo mu masegonda byibuze wenda atarenza n'atanu cyangwa se nangaye bijyanye wenda no gushaka kwawe uturirimbire mu karirimbo kamwe wakoze cyagiye unatubwire kitwaga ngo iki twisoreje kino kiganiro. Takibukara indirimbo yitwa Raise Me Up. Raise Me Up. Yeah, Raise Me Up. Byagendaga gute rero kumenya? So yari indirimbo yari interesting yashimishije cyane kuko nibwo nari nangiye no kufata nari umunyeshuri niga muri Troncom. Abanyeshuri bagenzi bavuga ati nk'umuhanza umustar kigomba mu kigo nayo mbafite. So barambwira ati no vacancy hafi kugera tuzajya kwa pro wawe. Young Beats anakora neza byataye ko twakora akantu kameze neza. Turagenda tukora collab imeze neza cyane. So yitwaga Raise Me Up. Mu mirongo yawe ni nicyo cyose. Okay. Ndiye basanya bwa. Bibaye byiza unaganje na background kugira ngo abantu fresh. Basanya bwa. Fulfill my request, never care about the less. Now I'm winning the test, stop screaming it yet. Keep training for future, I'm on the point of return. All I see is the lie on the lie. What I meant today is no what it says today. Time is running out, everything's so first. Now I'm losing my balance, I don't tend to be that. Man, I'm in the shit, that's right. Me in the dark, but me and Penambra never wish to be young, but need to care about the other. Now we shop our phone. I'm something like that. You would your tomb. Mwana kweli sio nilimba kichongereza. Man, je do anglophone. Uri anglophone. Kuba wararimba kichongereza bimeze gutyo bihuriye no kubukunda Kivumbi cyangwa se batubwiye ko Kivumbi ari umwe mu bantu wemera kandi nawe ndabizi ko nawe ni gutyo. Man, jewe urebye nagize amahirwe ko nagira background nyemera kuba arugura n'abantu benshi harukuna usanga abantu benshi baragiye bakora ari aba francophone cyangwa se kigende mu anglophone. Niyo mpamvu ura Kivumbi most of the time jewe ibyo baririmba ndabyumva. Ko hari gihe usanga umuntu aririmba ibintu mukunda kubera ko hari ukuntu wumva ari mu njyana neza cyangwa se burya atwaramo ibintu bye ariko utumva neza ibyo abashaka message abashaka gutanga cyangwa se ibyo abashaka kuvuga. So jewe ndamwumva neza, so mba numva kabisa narimo neza kuko anshyira ahantu runaka nkavuga ati fresh. Agushyira ahantu runaka ukavuga uti fresh. Bamwe mudukurikiye muri kino kiganiro nje ndi Mukiza Emery ahangaha warukurikiye cyangwa se iyi channel uriho nuko wabibonye ndabizi kujya gukanda wabanje urasoma. Ni platform KWP 250 kuri twasuye Med BNS numwe mu producer b'abahanga numwe mu producer bafite izina litoroshye cyangwa se izina ritari ry'agafuka imvugo nimwe mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Rubavu. Numwe mu producer bafasha abahanzi
tunamushimira icyo kintu ni ikintu cyiza cyane kuba umuntu abona abahanzi akavuga uti kabisa aba bahungu bafite impano reka mbafashe bagira aho bikora naho bigeza wumvisha byinshi mu rugendo rwa muzika aho yavuye aho yahereye uburyo ashimira Young P Beat nka uncle wiwe cyangwa se nk'uwowe abereye uncle sinzi niba Young P bivuga ko bamuhereye uncle kubera ko nubwo ari uncle wa Young P ariko Young P yaramwigishije mwumvise uburyo yahuye na Bex mwumvise byinshi cyane bijyanye n'umuziki we mwumvise byinshi cyane bijyanye no gushinga kwa A to Z ikintu nakubwira ni kimwe BNS dusoza kino kiganiro bwira abantu nyabuneka babwira uti mukore subscribe kuri platform KWP250 ndetse na A to Z Music ubundi twisoreze twimanukire ya abantu bwira abantu badukurikiranye kano kanya ko bagomba kujya kuri channel bagakanda like na subscribe kugira bajya babona ibintu byinshi bigezweho biri update ya KWP250 manika KWP250 magana 50 magana 50 yonyine igendera platform so no ikindi ku bantu bakeneye gukurikirana ibihangano bya A to Z bajya kuri A to Z Music kuri YouTube searching A to Z Music kuri platforms zose social media searching A to Z Music ukakurikirana ibijyanye na A to Z Music Mad BNS Beats hose yaba Mad BNS Beats yaba A to Z yaba ukajya ugakora subscribe like no kuri KWP 250 yeah man like BNS wakoze kuza mu kiganiro yeah man nakoze namwe turashimye batura Rwanda ndabararikira gukomeza kwirinda coronavirus mukaraba intoki kenshi gashoboka kandi mwibuke no kwambara udupfukamunwa murakoze